Bene data muri Kristo Yesu ndabasuhuje, Uwiteka duhana umugisha. Mureke dushimire Imana itwemereye kugera no muri uyu mwanya duhumeka, izina ryayo rigera rihore rihabwa icyubahiro iteka. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigwa gifite umutwe uvuga ngo igihe cy'imbabazi kizarangira mu buryo butunguranye. Igihe cy'imbabazi kizarangira mu buryo butunguranye. Kuko igihe tudatekereza aribwo tuzatungurwa. Kandi imbabazi ntizizashirira ku bantu bose icyarimwe, ahubwo buri wese Imana yamuhaye igihe cyo kugerageza kugira ngo arebe ko yahindukira, ariko nakomeza kuba unangiye umutima, imbabazi zizamushiraho. Ni ahacu rero kugira ngo tubere maso ubugingo bwacu. Kuko urukundo rwa Kristo ntirwashoye imizi mu mitima yabo ngo rubakoreremo, ahubwo bagerageza gukora imirimo yabo y'ubukristo ari ukuyihingamo, atari uko Kristo atuye mu mitima yabo. Abo bazatungurwa. Kristo naba mu mutima w'umuntu koko, ubugingo bw'uwo muntu buzuzura urukundo rwe, bunezezwe no gushyikirana nawe, bumatane nawe, kandi uko azajya amurangamira umunsi ku wundi, azajya agira amahirwe yo guhindurwa nawe. Kuko urukundo Kristo akunda umuntu nirwo ruzamuyobora, rumushoboze n'ibyo atari buze kwishoboza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nuko twicishije bugufi mu mitima yacu, mureke dushima Imana. Urakoze Mana nkuru, Mana ikomeye, Mana ishobora byose. Turagushimye, turaguhimbaje kubw'urukundo rutarondore dukunda. Kandi urwo rukundo rukaba ari rwo utuyoboza kugira ngo tubashe kubaho uko ushaka n'uko ushima kubw'ubuntu bwawe. Imiburo y'uburyo bunyuranye tugeraho. Tugusabye imbaraga zo kubasha kumva no kumvira, kugira ngo tutazatungurwa kandi twaraburiwe. Tugusabye bike kuko tubona hafi, ariko wowe umenyera iherezo mu itangiriro, uturobanurira ibidukwiriye byadufasha bikatwihanganisha, bigatuma twashyika ku bugingo buhoraho, maze byose biduhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dufatanirize hamwe gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwanyu gukwiye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana ishimirwe imiburo y'uburyo bunyuranye tugezaho, kuko iratubwira ko dukwiye gutanga imibiri yacu ngo ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana. Kandi ngo ntitwifatanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose, tugize imitima mishya, atari akazuyaze, atari iyadupfubiyeho, maze tumenye neza iby'Imana ishaka n'ibyo byiza bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwayo gukwiriye. Ni ahacu rero kubera amaso ubugingo bwacu, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka kandi ishima, bitume tuba mu ruhande rw'Imana by'ukuri. Izuba ry'imbabazi riri hafi kurenga by'iteka ryose, kandi ijoro riri bugufi, ribanziriza igitondo gitangaje rigiye gutangira bidatinze. Ariko se byaba bimeze bite? Isaha iheruka y'isi cyangwa y'ubugingo bwacu bwite iramutse idutunguye nk'umujura wa nijoro? Mbere y'uko twitegura kumenya ibyo bintu byonyine, byaba bitumariye iki turamutse duhora tuburirwa, ariko ntitwihane ngo tumaramaze, maze tukazatungurwa kandi twaraburiwe? Imana irifuza bikomeye kutubona tuva mu kazuyaze,
no mu kudamarara kwacu kugira ngo twomatane n'Imana n'umugabo wo guhamya w'ukuri. Imana irashaka ko dutanga igihe cyacu gihagije cyo kwiga Bibiliya, tugafata igihe gihagije cyo gusenga, hamwe no gusuzumana ubwitonzi ibibazo byacu mu bya mwuka, ibitunaniza, ibyo dushobora, tukamenya aho duhagaze neza mu bya mwuka. Twasanga tutari ku rugero rukwiriye, tugatakambira Imana yo ishobora byose ngo idushoboze tweze tubone zidutunganye, tubashe guhagarara mu rugero rukwiye. Imana iraturarikira kwishingikiriza ku kutaba imbere yacu mu bya mwuka, kwishingikiriza ku kutajya mbere kwacu mu bya mwuka ngo twumve niba byadutsinze ducike intege, ahubwo idusaba kwishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo, kuko ukwacu ntacyo kwatugezaho. Irifuza kutubona dutsinze inenge zacu zose n'imibereho yacu igaragaramo ibishuko by'umwanzi, maze ibyo byose tukabitsinda, tugahora dutunganye, haba mu magambo tuvuga, haba mu bikorwa tuvuga. Imiburo yose twaburiwe tukayishyira mu mitima yacu, kandi bikagaragarira mu mibereho no mu migenzereze yacu. Ubuheruka Imana irifuza bikomeye ko twaca ingoyi zose zituboheye ku by'isi, kandi tukiyambura inarijye iyo ari yo yose iyicogora igacika intege, igahora irarikira gukiranirwa, kandi tukamwegurira burundu imibereho yacu, bityo igitangaza gikomeye cyo kunesha kikazakorera muri twe mu mitima yacu, ibyadutsindaga natwe tugasigara tubitsinda, dusigaye tuyobowe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge itubashisha kubonera no gutungana. Bityo rero kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba twiteguye ibintu bikomeye cyane bidutegereje, kandi urugero rwacu ruzatera abandi kwitegura iby'Imana, bityo kubera ko batuboneyeho urugero rwiza. Imana yateganirije ibyangombwa byose byatubashisha kunesha iteka ryose. Mbega ahari hashobora gushikamisha buri wese ku giti cye kuronka ubuntu bwayo, kugira ngo tugire umugabane ku bihembo by'iteka ryose bizahabwa abanesha, twe kuba twararuhiye ubusa ngo turuhire muri iyi si y'akaga, tugire no kuzabura ubugingo buhoraho, kandi itike itujyana mu ijuru yaratanzwe, Kristo yarasheshe amaraso ye ku musaraba w'isoni, kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza rero, itubashishe kubera amaso ubugingo bwacu. Amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 11 kugera 13 harimo ubuhamya bukomeye. Uwiteka aratubwira ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. 12 unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ni rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya iteka ryose. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero, maze abere maso ubugingo bwe. Imbonerahamwe y'ibihe bikomeye bizaranga amasaha aheruka abanziriza kugaruka kwa Kristo nk'uko ubuhanuzi bubivuga, izana urubyiga guhumekerwamo n'umwuka wihariye w'Imana. Umuntu w'indorerezi n'indangare ntashobora kugira akaga ko kutumva ubusobanuro bw'ibintu bigomba kubanza kubaho bidatinze, kugira ngo abashe kwitegura. Akomeza arangaye, akomeza ari indorerezi, ndetse rimwe na rimwe ajya mu rusengero, ariko akataha uko yagiye, ntagire ikintu na gito kibasha guhindura imibereho ye. Abifata gusa nk'aho bikomoka ku bintu bisanzwe, bimwe muri ibyo bihe bikomeye bitwegereye n'ibiza nk'uko ubuhanuzi bubivuga, bazagwa rugikubita, kubera ko bazaba bahagaze ku musenyi batarashinze imizi muri Kristo ngo bakomerere muri we. Imana itugirire neza rero,
idushoboze kubera amaso ubugingo bwacu dushinze ibirenge muri Kristo, dutegerezanije ibyiringiro kuzabana n'umucunguzi wacu uri bugufi kugaruka. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo butangaje. Reka turebere hamwe n'andi magambo aboneka mu rwambere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 29, duhere ku murongo wa 11, aho havuga ngo Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ubisumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi gukomeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima turagusingiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Kristo niwe wenyine dukwiye gusingiza, niwe dukwiye kugira nyambere muri byose, kuko imbaraga, ubushobozi, icyubahiro, ibyo dufite byose niwe bikomokaho. Kubw'ibyo rero akwiye kuba nyambere muri byose mu mibereho yacu. Abaroma 12, umurongo waho 21, atubwira amagambo y'indemamutima atubwira ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ntabwo dukwiye gutwarwa n'irari ryacu rya kamere irarikira gukiranirwa icogora icika intege, ahubwo twari dukwiye kwimenyereza no gutozwa no kuyoborwa n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, idushoboza kubonera no gutungana no kugira amagara mazima tureberera, kuruta uko twakomeza kwiyobora. Kandi Kristo ari umuneshi, ari utuneshereza, anaduha isezerano ryiza ry'indemamutima ngo ikibi cye kutunesha, ahubwo tunesheshe ikibi icyiza. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Imana niyo mbaraga zacu, niyo dukwiriye guhanga amaso ngo iduhe ubwenge, kandi tuyobore bityo tubashe kuzirikana ikuzo ryayo. Ibyiza by'itorero ndetse n'agakiza k'ubugingo bwacu, tugomba gutsinda ibyaha bitwizingiraho uhereye uyu munsi. Buri muntu ku giti cye akwiriye guharanira kugera ku ntsinzi nshya buri munsi. Tugomba kwiga guhagarara buri wese ku giti cye, kandi tukishingikiriza ku Mana burundu. Iyo tumaze kumenya ibi, birushaho kuba byiza. Ni mutyo rero buri wese avumbura aho atsindirwa, maze agenzure neza ko ibyaha bye bitamutsinda, ahubwo ko abasha kubinesha. Icyo gihe tuzabasha kumva dufitiye Imana icyizere, kandi n'itorero rizarindwa akaga gakomeye gaterwa n'umwanzi. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaji 103 ku gasubi ka 3. Uwiteka atugirire neza kugira ngo dushoboze guhanga amaso Imana, atubere nyambere muri byose, kandi tugomba gutsinda ibyaha bitwizingiraho uko byaza biri kose, kuko turi abaragwa kandi twaracunguwe. Kristo yishyuye ikiguzi cyo gukiranirwa kwacu. Ubu turabaragwa, tubikiye ubugingo buhoraho. Uburangare n'amafuti no kudamarara nibyo byadutera guhusha intego, naho muri twese twaracunguwe. Ahasigaye dutegerezanye ibyiringiro kuzabana n'umucunguzi wacu, kuko ari bugufi kugaruka nta gushidikanya. Reka dusoreze ku isomo riboneka mu Byahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 5. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 5 haravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi iyo myenda yateguriwe buri wese ubera amaso ubugingo bwe. Kandi
ngo ntazahanagura izina rye mu gitabo cyo mu bugingo. Izina rye rizahora abafite intege nke ariko bisunga Imana, Imana ibongerera imbaraga, kandi izina ryayo rigakomerezwa mu gitabo cy'ubugingo, bakaba baneshi. Bakaba baneshi babishobojwe n'imbaraga za Kristo wikoreye gukiranirwa kwacu kose ku musaraba w'isoni, maze akatuguranira kugira ngo imbaraga ze tuzakire, nitwe yaneshereje natwe tubashe kunesha. Kubw'iryo rero, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, kuko agakiza twarakaronse ni akacu. Twicishije bugufi mu mitima yacu dushima Imana. Turagushimye Data mwiza, turaguhimbaje Mana ikomeye, dukunda, iturinda kandi tubeshejeho. Tugushimira cyane ibyanditswe byera watwandikishirije, bigatuma twumva imiburo y'uburyo bunyuranye bya buri munsi. Uturinde kunangira imitima yacu, uduhe umutima woroshye ubasha kwakira ijambo ryawe, kandi udushoboze kubivana mu nyugute, maze ahubwo bijye mu mibereho n'ibikorwa byacu. Twaba tuvuze tugaragaza ijambo ryawe, twaba tutavuze imico ya Kristo igaragare mu mibereho yacu uko bukeye bukira. Kandi Data wera, udushoboze kukwitegura tumaramaje, kugira ngo tutazatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi Satani, urubanza rukadutsinda, ahubwo dutegerezanye ibyiringiro kuzaba baragwa, kuko igihe cy'imbabazi kiri bugufi kurangira, kandi kizarangira Data uhoraho gategeka iteka nyuma y'igihe, si igihe bizaba birangiye, ahubwo bikitwa none tubashije kwitegura tumaramaje, duhagarare mu ruhande rwawe, tuzi ko dutegerezanije ibyiringiro byo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse. Gusaba kwacu wongereho ukwawe, ibyo tutavuze ukabona ari ingenzi kuri twe, byose ubituhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, Uwiteka abahire. Murakoze. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo ikomeje gukora. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo ibihe byose tugihumeka, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, imeri abahamyakristo@gmail.com, kuri telefone guteranya 1-756-857-9. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe ibi byigisho. Uwiteka abahe imigisha mvajuru, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze, n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.